Kera habayeho injangwe ebyiri zabaga mu cyaro, zari inshuti magara, zikaba hamwe. Uwazibonaga wese yazitangiraga ubuhamya, akazitangaho urugero rw'ubushuti nyabwo uko bwagakwiye kugenda. Zabagaho zinezerewe, icyo zabonaga cyose cyo kurya zaragisangiraga. Umunsi umwe ari ku mugoroba zariho zikina, imwe muri izo njangwe iza gusonza, irangije yigira inama yo kujya gushaka icyo kurya. Yikojeje mu rugo rwari aho hafi, ihabona umugati, irawufata itangira kuwurya cyane ko yari ishonje. Ya njangwe ingenzi yayo yaje iyikurikiye, iyisanga aho yari iri kurira wa mugati, iratungurwa cyane. Iti ese naho bigeze, usigaye urya wenyine? Utangiye kunyibagirwa kandi ubizi ko buri kimwe cyose tubonye tukirira hamwe. Ya njangwe yavumbuye umugati, yahise iwucamo agace gatoya, igahereza indi yaganyaga. Iyaganyaga irongera iti ibi ni bikira, reba akagati umpaye uko kangana, ibi si byo rwose. Yahise isimbuka ishaka gushikuza cya gice kinini injangwe ya mbere yari yasigaranye, ariko irahusha, zitangira rero kurwanira umugati. Ashize akanya gato zirwana, hanyura Bakame, irabaza iti ese ko mwari inshuti noneho mupfuye iki ko muri kurwana? Injangwe zabwiye Bakame uko byagenze, ko zananiwe kumvikana kubera umugati. Bakame iti nimutuze noneho mbafashe mugabane munganye. Bakame yikojeje hirya izana umunzani, ishyiraho bya bice by'imigati byombi, ibona igice kimwe kiraremereye kurusha ikindi. Cya kindi kinini ihita ikiryaho kugira ngo kingane n'ikindi, ikagira umaho igasubiza ku munzani kugira ngo biringanire. Ikomeza gushonaho ariko ipima, ikagishonaho kinini kugira ngo ikomeze ipime bize kureshyeshya neza. Injangwe zabonye Bakame ikomeje kuryaho ziti bakarekeraho ibyo gupima, turabyikorera ubwacu, turabyikorera rwose. Bakame yabonye ko zayivumbuye, ihita ifata twa duce twombi irirukanka. Injangwe zisigara zimyiza imoso. Injangwe zahise zibona ko nta nyungu iri mu guhangana, zibona ko iteka ryose iyo hajemo guhangana, abahangana ari babiri burya haba undi uri bubyungukiremo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Burya mwaba muhangana ari mwe biturutseho, hari undi uri bubyungukiremo. Iyo muhanganye muri babiri, hari umuntu runaka uri bubyungukiremo uko byagenda kose. Kimwe nuko hari igihe muhangana hagati yanyu, ariko hari uwabiteye uri kubyungukiramo. Iryo ni naryo somo twakwigira muri kano gakuru. Burya mubyitayeho neza mwasanga hari umuntu uba uri kubyungukiramo iyo muri guhangana. Muribukana ka gakuru twigeze kwiga yuko ari igihe muhangana atari mwe kibazo, ahubwo ikibazo ari uwacugushije icupa. Nababwiye ko ufashe intozi 100 z'umweru, ugafata n'intozi 100 z'umukara, zose uko ari 200, ukazishyira mu icupa rimwe, warangiza ukazitereka nko ku meza. Izo ntozi nta kibazo na kimwe zagira, nta n'icyo zagirana. Ariko hagize umuntu uza agacugusa rya cupa mu buryo bukabije burimo ubugome, intozi zahita zitangira kwicana ubwazo. Iz'umukara zahita zumva ko umwanzi wazo ari iz'umweru, iz'umweru nazo zigahita zumva ko umwanzi wazo ari iz'umukara. Kandi mu by'ukuri umwanzi wazo wa nyazo nuriya wacugushije icupa. Mu makimbirane rero hari igihe mushyamiranye, nyamara hari undi muntu udafite icyo ahomba uri kubareba, nk'ureba umukino uryoheye ijisho. Mbere yo gushwana, mbere yo guhangana, ujye ubanza utekereze neza. Hari igihe umwanzi wanyu atari uwo ngo muhanganye, ahubwo umwanzi wa nyawe ari uriya wacugushije icupa. Hari n'igihe umwanzi wawe atari uwo ngo muhanganye, ahubwo umwanzi wawe ari undi muntu uri kubyungukiramo, umwanzi ubanga mwembe. Ubundi bavuga ko nta mpamvu yo guhangana n'abantu babi kubera ko ntacyo guhomba bagira. Iyo urwanye n'ingurube mwese murandura, kandi ingurube yikunda umwanda. Bibaho rero hari igihe umwanzi wawe atari ingurube, ahubwo ari uwacugushije icupa. Hari igihe umwanzi wanyu aba atari umuturanyi wawe,
atari umuvandimwe wawe, si uwo mudahuje idini, si uwo mudahuje imyumvire n'imyemerere, ahubwo hari undi mwanzi wanyu mwese, uriya wacugushije icupa. Mbere yo gutukana, mbere yo gutongana, mbere yo kwicana, mbere yo kurwana, mbere yo gupfa ubusa, byaba byiza mwembi murebye niba nta wacugushije icupa. Ikibazo cya mbere ukwiye kwibaza mbere yo guhangana, ninde uri kubyungukiramo? Hanyuma ikibazo cya kabiri ugomba kwibaza mbere yo guhangana, ninde ucugushije icupa? Hari igihe usanga mwembi muri guhangana nta n'umwe uri kubyungukiramo, ahubwo mwese muri mu gihombo. Ugasanga ahubwo hari undi muntu uri kubyungukiramo ku rundi ruhande. Ugasanga murimo murahangana, wenda mupfa ibintu runaka, muri gupfa imyemerere n'urugero. Nimuhangana rero, ibibazo bibiri ukwiye kwibaza, ninde uri kubyungukiramo? Ese ni njyewe cyangwa ni mugenzi wanjye turi guhangana? Ikindi kibazo cya kabiri, ninde ucugushije icupa? Hari igihe usanga mwebwe rwose atari ikibazo, ahubwo ikibazo ari wa wundi wacugushije icupa, uri kubarebera hariya hakurya, areba uburyo muri guhanganamo. Ni iryo somo rero twakwigira mu gakuru k'uyu munsi.